n'ubu barankundaho ntuye barankunda, abari basanzwe bankunda barankunda, yewe n'abari batanzi bibonemo n'inyungu, aho kugira ngo tubone inyungu zabonye aba badushutinze, ahubwo twebwe tujya gukora uburogo. Iyo bambonye bakavuga bati uyu ni wa wundi wakinnye filime ari mu isanduka, birabatangaza. Yirabura kuri rwose, ko niko kuri, ntabwo Imana yirabura. Uwayibonye nyine ifite Imana. Reka mbasuze kandi mbifurize ikaze inshuti bakunzi ba Sun TV Rwanda online. Ni Davis kuri kamera za Sun TV Rwanda online. Reka mbifurize amahoro y'Imana nshuti mudukurikira muri hirya no hino mu Rwanda, mudukurikira muri mu mujyi wa Kigali, mudukurikira muri Iburasirazuba, Iburengerazuba, Amajyaruguru, Amajyepfo ndetse namwe mudukurikira muri diaspora nyarwanda. Reka mbasuze mbabwira nti ni umukunzi wanyu Davis kuri kamera za Sun TV Rwanda. Reka mbonereho umwanya wo gushimira mwe mwakoze subscribe kuri Sun TV Rwanda, mbabwira ngo muraba agaciro cyane. Reka namwe mutarayikora mbashishikarize gukora subscribe kugira ngo inkuru zacu ziye zikugeraho karindwi kuri kagenzi kako, kuko iyo ukoze subscribe uba uduteye inkunga, uri w'agaciro cyane. Wowe wakoze subscribe, reka nkubwire ngo hirya subscribe hari akazogera gahari. Kariya kazogera iyo ugakozeho inkuru zikugeraho karindwi kuri kagenzi kako. Bakunzi banjye kandi bakunzi bacu, reka mbabwire ngo uyu munsi tugiye kuganira umugabo mwagiye mumbaza cyane. Reka mbibutse gutera comment kuko icyifuzo cyanyu ni itegeko kuri twe. Reka mbibutse gutera comment, buri uko uteye comment hari ahantu usiga comment, icyifuzo cyawe turacyubahiriza. Reka dutangire duha ikaze uyu mugabo. Muhaye ikaze kuri kamera za Sun TV Rwanda online. Murakoze cyane. Nagira ngo utangire wibwira abakurikiye Sun TV Rwanda online aka kanya. Amazina yanjye ni Rudahinga Pacifique. Pasi, nagiye nkumvaho ibigwi bigiye bitandukanye, ariko ubu tuvugana ndi kumva wagira ngo ijwi ntabwo ari wo. Kuki udafite morale, byagenze gute? Morale yo ndayihorana, ariko wenda nuko nabanje gukora akazi kenshi, niyo mpamvu barimo n'umunaniro. Umunaniro ugatuma utavuga? Oya, kuvuga ndavuga nta kibazo. Pasi, ngaho gerageza uturike ijwi ryawe ryanyaryo nka Pasi, twumve ijwi ryawe. Abakurikiye Sun TV Rwanda online aka kanya bumve ijwi ryawe. Gerageza uzamure ijwi ryawe. Pasi, ubu ngubu tuvugana, kukubona ni kimwe mu bintu byatugoye, ntabwo byigeze bitworohera namba. Kandi nkuko bigaragara uri umusirimu. Umuntu wese twajyaga tubaza inimero yawe ya telefone yatubwiraga ko nta phone ufite. Ni ikihe kintu gituma udatunga phone kandi mbona uri umusirimu? Telefone kutayitunga si uko ntigeze nyitunga mu mibereho yanjye, ariko hari igihe cyageze telefone biba ngombwa ko nyikuraho ku mpamvu z'uko nabonaga hari igihe ituma bitagenda neza mu buzima bwanjye. Impamvu yuko hari ibyo wabonaga bituma bitagenda neza mu buzima bwawe. Hari amakuru twigeze kumva ngo ntabwo wemerewe gutunga phone. Ayo makuru yanyomoze. Ubundi busanzwe nyitunze ntacyo naba, umutekano ndawufite naho ndi, kandi umutekano urahari, ariko ntabwo ngewe nemerewe gutunga telefone keretse nimbibonera uburenganzira. Pasi, ni uwuhe muntu wakubujije gutunga phone? Ninde muntu uzabanza gusaba uburenganzira kugira ngo utunge phone? Mu buzima busanzwe urabona ubu ikoranabuhanga ryaraje kandi ryagiye rihindura ibintu byinshi, yaba mu gihugu cyangwa se mu buzima busanzwe bw'abantu. Rero gutunga telefone kwanjye impamvu ntabyemerewe, nigeze kugira ikibazo cy'umutekano muke, abantu bashaka kungirira nabi, ubwo biba ngombwa ko nkuraho telefone. Hanyuma nkuraho telefone, byabaye ngombwa ko mbona ko umutekano wanjye hari ikigarutse, niyo mpamvu nayikuyeho. Bivuze ngo impamvu udatunga phone ni ku mpamvu z'umutekano wawe. Abo bantu ibyo ari byo byose wabagejeje mu bashinzwe umutekano ntibagira icyo bagufasha? Nigeze mbigeza ku buyobozi bw'umudugudu banyoboraga, mbona ntacyo babikozeho. Mbigeza ku buyobozi bw'akagari, mbona nabo ntacyo bamfashije.
ubwo biba ngombwa rero ko nkuraho telefone, hanyuma kandi ubwo tubifatanya no kwizera Imana kugira ngo turebe ko Imana yadukorera ibyo abantu bananiwe. Pasi, ikibazo giteye amatsiko muri ibyo ngibyo wabigejeje ku mudugudu ariko ntiwazamuka, mu by'ukuri niba atari ibanga baguteye ubwoba mu buhe buryo? Ni ukuvuga ngo igihe nigeze ngira idega nza kugirana amakimbirane n'umuturanyi, hanyuma turanarwana, bangeze imbere y'inkiko ndaburana, inkiko rwose zirampana, bampa ibihano ndabikora, ndangije uburoko nkigera mu banyarwanda nsubiye mu buzima busanzwe, umutekano nawo uhereye ako kanya, abantu bakajya barara ku rugo rwanjye inyuma y'inzu baruzenguruka, batera ubwoba, bakanga, batera n'amabuye hejuru y'inzu. Nibwo nyine nabibwiraga ubuyobozi bw'umudugudu, mbona ntacyo babikozeho, ndazamuka mbibwira ubuyobozi bw'akagari, mbona ntacyo babikozeho, mbona nta n'ingufu babishyizemo. Ubwo rero naho nabaga nicaye ndi kumwe n'abantu turimo tuganira, cyangwa se nagiye no gufata agacupa kuko cyeyi icyo kunywa ndagisoma, yaba igisembuye cyangwa ikidasembuye, nuko nkabona abantu baranzengurutse, abantu bandiho barangendaho, akaba ari n'abo duhuye bagashaka kumpohotera, nkagenda mbivuga ariko nkabona ntacyo abayobozi b'inzego z'imana bari kumfasha. Ubwo rero byabaye ngombwa ko nkuraho telefone, hanyuma mbaho mbona umutekano wanjye ntangiye kugenda ugaruka gake gake. Pasi, hari ukuntu umuntu akabya ubwe akagenda kwa ngo ngewe ng'abantu baraza bakagenda ku rugo iwanjye bagenda mbese bashaka kungira nabi, ariko mu by'ukuri iperereza ryakorwa ibyo bintu bagasanga ntabyo. Niwasanga nawe uri umwe muri ba bantu bakabya? Oya, ntabwo ari ugukabya, ibyo byarabaye naho ntuye, abaturage bamwe baranabibonaga. Ni nacyo cyatumye rimwe na rimwe narafashe n'icyemezo cyo gukina iriya role mwabonye, iriya role iteye ubwoba mwabonye, kuko nabonaga igihe icyo ari cyo cyose nshobora no kubiburiramo ubuzima, nkabona kandi ko nta n'icyahagarika ibyo bintu kugira ngo bihagarare. Ubwo rero mpitamo gukina iriya role, nisanisha n'abapfu, isanisha n'abantu bapfuye, cyangwa se kuko nabyo birashoboka, no gupfa birashoboka, ariko no kwisanisha nabo birashoboka. Ariko yenda ikintu cyabiteye, ubundi igiye mu bintu bibaho nizera Imana kurusha ibindi bintu byose bibaho. Niyo mpamvu naravuze ngo Mana, kubera iki kibazo kiri kumbaho, izi ngorane ziri kumbaho, aka karengane mbona ni gukorerwa kandi ntagire undengera, n'uwakandenge nkabona ntacyo ari kubikoraho, reka nisanishe n'abapfu kuko ndabona igisigaye ari ubupfu. Imana yabimfashemo rero sinabwo. Pasi, ukigaruka kuri iriya role nubwo uyigezeho, numvaga nayo turi buyivugeho. Mu by'ukuri banza umbwire, iyo umbwiye ngo abantu baje iwanjye bakantera ubwoba, aho utuye wenyine? Ntuye n'abantu. Kuki wafashe umwanzuro kwa ngo ngiye gukuraho fone, aho iyo fone wakayifashe ukajya uhamagara inshuti ukabwira uti nyamuneka muze mundebere iwanjye hari abantu, ugafata umwanzuro wo gukuraho fone? Impamvu ni ukuvuga ngo nkimara gukina iriya role, byonyine ubwabyo ni icyemezo ngiye nifatiye, ndavuga nti role ndayikina, n'ubundi ubwo mbona mfite ingorane zimeze gutya, abantu banzengurutse kandi mbona ntawe ngezaho ikibazo cyanjye ngo agikemure, kanisanishe n'abapfu, ahari yenda umwanya nagapfuye, Imana irabimfashamo, ntago ndi gupfa. Pasi, role urimo uvuga nayo ndagira ngo tuyigarukeho. Ubundi ni role iteye ite? Ni iyihe filime wakinnyemo iyo role? Ni bimwe bisanzwe nsanzwe numva cyangwa n'indi role runaka? Ubundi nakinnye muri filime twari twise Inzira Mbi. Filime twakinnye harimo abari bambaye ibyanwa, abandi bacana imiriro, harimo amasanduka menshi, mwarayibonye. Yari filime yagaragaye hano muri Kirehe, bavuga ngo ni iy'abapfumu n'abarozi.
yari filime twakinnye nta bindi birenze byari birimo, ni filime yari isanzwe twakinnye bisanzwe. Mu by'ukuri iyo filime ikimara gukinwa ibyababayeho twese turabizi, habayeho no gufungwa. Ni kimwe mu bintu byatumaga nkushaka cyane, nkajya mbaza inimero yawe bakambwira ko nta telefone ufite, bamwe na bamwe bakanambwira ko utemerewe no kuyitunga. Byari byanteye ubwoba, nibaza ni Pasi wagaragaye muri la filime akagaragara azurwa. Pasi, mu by'ukuri iriya ni filime cyane ibyanyabyo? Iriya ni filime, ntabwo ari ibyanyabyo, nubwo ntari mu bayiteguye, ntari mu bayihimbye, ariko byabaye ngombwa ko nyikinamo. Ngira ngo nakubwiye impamvu nagize igishyika cyo kwikinamo cyane, nuko n'ubundi nanjye ubwanjye nari nifite ibibazo bindi bisanzwe bindeba. Hanyuma biba ngombwa ko iyo role bashaka uyikina ntiyaboneka. Ndavuga rero iyi role reka nyikine, nubwo mfite ibibazo bindi bisanzwe by'abantu bashaka kumpemukira cyangwa kungirira nabi, reka nyikinemo. Yenda hari nubwo hagaragara cyangwa se hari uwayibona akavuga ati uyu muntu ndamuzi, cyangwa se haba hari n'ufite ubutabazi yankorera akaba yareba iyo filime akavuga ati uyu muntu namutabara nciye muri izi nzira. Pasi, mu buzima busanzwe uriya mugabo wagiye kukuzuza ko mumeze nkaho mufitanyemo agasura ukuntu, hari icyo mupfana? Uriya mama we avuka kwa sogokuru, ni mu muryango umwe nubwo atari hafi cyane, ariko ni mu muryango umwe. Kugira ngo babihuze bavuge ngo ni mwewe bari buhe izi role, bari buguhe role wapfuye, mu by'ukuri wabyakiriye ute kugira ngo baguhe role wapfuye? Nta bwoba wigeze ugira? Ubwoba ntabwo nagize, ariko n'umwanya nakabugize. Unye nakubwiye ko nizera Imana kurusha ibindi bintu byose bibaho ku isi, kandi nizera ko Imana ishobora byose, nta kintu na kimwe itashobora. Nizeraga ko nimpfa nkagenderayo Imana ifite ahandi yanjyana, nizera ko nintapfa Imana ishobora kundengera nkagaruka ndi muzima nkagendeye. Ni ukuvuga ngo nizera Imana kurusha ibindi byose bibaho ku isi. Pasi, abo twagiye tuganira bagiye batubwira ko hari akantu bari babemereye kugira ngo mukine iriya role. Ukimara kubona wisanze muri gereza, nagira ngo utubwire ukimara kwisanga muri gereza ukabona ako kantu ntukabonye, uko wumvaga umerewe? Ibyo nigeze no kubishwanira na bagenzi banjye mbabaza nti none ibi bintu byaba byabayeho hakaba hari abantu bafashe indonke kugira ngo basebye igihugu cyangwa se basebye n'akarere dutuyemo, ntabwo ibi bintu byaba ari byo. Niba umukino ari umukino, ni umukino, umuntu aba ashaka ubuzima, ashaka kubaho, aba ashaka ahindura amateka y'ubuzima bwe. Ntabwo rero byaba ari byo kugira ngo uhindure amateka y'ubuzima bwawe, cyangwa se ushaka kugira ibindi byo ugeraho byagufasha mu buzima bwa buri munsi, uharabika igihugu, uharabika akarere utuyemo, uharabika umurenge utuyemo. Ntabwo byaba ari byo. Nta muntu ushobora kuvuga ko iwabo ari habi. Ndumva ko umuntu yaba afite ikibazo mu mitekerereze. Pasi, uwo mu buzima busanzwe urubatse? Oya, mfite urugo, mfite inzu ndayifite aho ntuye harara, ariko nta mudamu, ntabwo ndubaka, nta mudamu ndashakana. Nta mugore ufite? Iyo uvuze ngo uba iwanyu? Oya, mfite iwanjye, narubatse, inzu ndayifite, nubwo ari inzu nyine igaragara nk'umuntu taratera imbere, ariko inzu yo ndayifite yanjye niyubakiye, ariko ntabwo ndubaka, nta mudamu ndashakana nawe, kuko sindamubona. Urateganya gushaka nko mu gihe kingana iki? Intego yawe yo kugira ngo wubake urugo uyifite nko mu gihe kingana iki? Haracyari kare, dufite byinshi byo gukora, ntabwo turiyubaka mu bijyanye n'ubushobozi, turiyubaka mu bijyanye n'imibereho myiza, nta mitungo dufite ifatika ku buryo twaba twishoboye ngo tuzabashe gushobora n'abandi. Nitwamara kugira ibyo tugeraho tukabona twishoboye,
ubwo urumva tuzashaka n'abandi baze dufatanye urwo rugendo, ariko ntabwo turagera ku bushobozi ku buryo twakitumwa mu gutumwe n'abantu. Ukimara kubona bibaye ngombwa ko ufungwa kubera filime, wabyakiriye ute? Watekereje ko ubuzima burangiriye hariya cyangwa se hari ukundi kuntu wiyumvaga? Ubundi cyane icyo natekerezaga ku buzima bwanjye n'ubuzima bwa bagenzi banjye, ko twari twakoze ikintu kiremereye kandi cyagize n'ingaruka kuri twe no ku bakibonye. Hari abandi bafite uko bakibonye bibatera ikindi kibazo, bagira n'ukundi batekereza, kuko twakoze umukino dushaka kugira ngo tugire ibyo duhindura mu buzima bwacu, nibiba ngombwa tubibonemo n'inyungu, aho kugira ngo tubone inyungu zabonye badushutinze, ahubwo twebwe tujya gukora uburogo. Pasi, uryamye mu isanduku bayipfundikiye, kameramani ari kwitegura agiye gukamera, mbabarira umbwire ukuntu wumvaga umeze ute? Wumvaga utari bugendereho? Oya, mbere y'uko njyamo ngiye nabanje kubwira Imana ngo undinde, kuko ni wowe ushobora byose, undinde. Kandi ngewe mfite icyizere ko uburinzi bundi, icyizere ndagifite ku burinzi bundi rwose bufatika, bufatika. Pasi, ubu tuvugana abarebye iriya filime kuri Afrimax TV bazi ko biriya bintu ari ibyanyabyo. Ubu tuvugana wizeye iki ko uzabona umukobwa ugukunda azi neza ko nta mbogamizi ujya utekereza ko ushobora guhura nazo, umukobwa akanga kugukunda kubera ko atekereza ko wapfuye ukazuka? Oya, ubundi ukunda ntabwo ibyo yabigenderaho. N'ubu barankundaho ntuye, barankunda, abari basanzwe bankunda barankunda, yewe n'abari batanzi iyo bambonye bakavuga bati uyu ni wa wundi wakinnye filime ari mu isanduka, birabatangaza, ariko ntabwo banyanga kubera iyo mpamvu. Kuri hano umukino ntabwo ari ibyanyabyo. Iyo umuntu avuze ngo uyu ni wa muntu wakinnye filime ari mu isanduka, cyangwa se uyu ni wa muntu wakinnye ari umupfu, cyangwa se twabonye ari umupfu, hari uvuga ati noneho uyu ni wa muntu twabonye wa mupfumu yazuye. Pasi, nta pfunwe bigutera mu bantu? Oya, nta pfunwe ntaryo. Ubundi Imana ifite ukuntu iba yararemye umuntu, niba ifite uburenganzira bwo kumuha igikundiro, niba ifite uburenganzira bwo kumuha icyangiro, niba ifite kumuhuza n'abantu, cyangwa se ikamuha akato. Imana yabisinye, ntacyo wahindura. Pasi, ubu tuvugana nta n'umukobwa uratera inda? Mfite umwana w'imyaka 13 w'umuhungu. Weho ufite imyaka ingahe? Mfite imyaka 37. Utera inda, kuki wateye inda umukobwa ntumushake kandi wujuje inzu? Niwe uteganya kuzabana nawe? Oya, tuvugana afite n'undi mugabo, yashatse undi mugabo, hanyuma kandi byabaye ngombwa ko tugashakana, kuko ntabwo nari ndi bwabitekereze, ntabwo mu gitekerezo cyanjye byari birimo. Byabayeho turakundana, ni ngombwa ko tubyarana, ariko ntabwo twari dufitanye gahunda yo gushakana. Urumva rero igihe cyo gushaka ubundi igihe ntabwo ndagitekereza. Ubu tuvugana wujuje inzu, igihe nturagitekereza koko? Uwo mukobwa cyangwa umwabyaranye aramutse aje akubwira ati Pasi, urugo nubatse rwananiye, ariko mba numva ari weho nk'umugabo wa mbere twabonanye, nk'umugabo wambyayeho umwana bwa mbere, ari wo twabana, ibyo bintu akaza akabikubwira, uvuga ati mbabarira tubane, sinkubwiye ngo umpahire, njyewe ubwanjye nifitiye akazi ndajya nihahira, none wowe ukomeze gahunda za, ariko tubane witwa umugabo wanjye, wabyemera? Kumva ngiye imbogamizi mfite, ntabwo ndiyubaka mu bushobozi. Ase Pasi, urateganya kwiyubaka uteganya kubanza kugura imodoka? Niba waragize Imana ukabona wujuje inzu, nta bantu uzi bajya bubaka kandi bakodesha amazu kandi rugakomera? Abo barahari, ariko buriya umuntu yirebaho, ntareba ku bandi. Ushobora kuba wabyigira ku bandi
ukavuga uti nzakora ibi, nzava aha ngera nzagira gute, ariko ntabwo utarabigeraho ushobora kwiyemeza ngo imbere hari ibi, keretse hari ibyo wavuganye n'Imana ikabigusezeranya, yenda nibwo wavuga uti reka mbitangize hanyuma Imana izabimfashamo. Ariko iyo ari ibintu umuntu ashakisha mu mbaraga ze, akabishakisha mu maboko ye, ukabona nturi kubifatisha, ugomba gukomeza ugashakisha. Pasi, uba wumva byibuza wenda wazana umugore umaze kugera kuki? Niba waragize Imana ukabona inzu, ukaba ufite inzu urimo ubu ngubu, ubwo ubutaha nituza kukureba ibyo byose tuzagusanga iwawe, ubwo naho urahatwereka, aho kukubona ntibyoroshye. Uba wumva wazana umugore ufite nk'iki, uvuga ngo njye ngeze kuri iki ngiki nibwo nazana umugore? Ubundi muri gahunda zanjye, mu nzozi zanjye, numva nifuza byibura mfite ubushobozi bwa miliyoni 10 zanjye ziri kuri konti, abafite inzu aho ntuye, nashaka umugore rwose, nakubaka urugo. Ubu tuvugana wambwiye ko ufite imyaka 33. Iyi myaka 33, 37, imyaka 37, byibuza wenda uri kumva wiha intego yo kuba wageze kuri izo miliyoni 10 mu gihe kingana iki? Ni imyaka 45 cyangwa 50 birashoboka. Gushoboka birashoboka, ahubwo intego wihaye oti ngewe Pasi nimbona izi miliyoni 10 mu myaka nihaye, imyaka yanjye 10 byuza nkaba mfite 47 nibwo nzazana umugore. Uba wumva nyine wabiteguye ute? Ndashaka ko tugaruka gatoya mu bijyanye n'iyobokamana. Ubundi mu bintu bibaho, jyewe nubaha Imana kurusha ibindi byose bibaho ku isi. Hanyuma jyewe igihe kimwe Imana yigeze insanga turavugana, insezeranya umugisha, insezeranya urugo rwiza, insezeranya umudamu, kunze wubaka urugo nkagwira, nkagera no kuri byinshi ntatekereza, kandi ko izabikora. Ubwo rero niyo mpamvu numva no kuba ntari nubaka urugo ntacyo bintwaye, nuko igihe kitaragera, niyo twubakana ubwo yenda iracyamutegura ntaraboneka, kandi ibyo ngibyo ngomba kubigeraho kuko n'Imana yabivuze, ntabwo ari jye wabivuze. Pasi, ukivuga kuri ibyo ngibyo by'Imana, ngo Imana yaragusezeranije, uba wumva ufite cyizere nyabaki ko ibyo bintu ari ibyanyabyo? Ubu ngubu tuvugana hari abantu bita abahanuzi b'ibinyoma. Umuhanuzi akakubwira ibintu ukamwizera koko, ukizera ko ari gukorera Imana, ariko mu by'ukuri ari ibinyoma. Bidakuyeho ko nabo kuri bahari. Ni ikihe kintu kikwizeza ko ibyo bintu ari ibyanyabyo ku myaka 37, ukumva ko ugiye gukubita indi 37 utegereje urubyaro? Ibyo ngibyo, icyambere Imana twaravuganye nk'uko wowe urimo umvugisha, urimo umbaza ibyo umbaza nkagusubiza. Twaravuganye, nyuma yo kuvugana yanyeretse inzira mbi, inyereka n'inzira nziza. Nuko niyo mpamvu nubaha Imana yewe kurusha ibindi byose bibaho. Ibyo ngibyo cyane cyane abapasiteri n'abandi b'abahanuzi, sinzi, hari abakorera Imana, hari abandi bafite n'imyuka bakorera. Pasi, iyo ni iyindi sije twaba twinjiyeho. Mu by'ukuri urambwira ngo njyewe ubwanjye nivuganiye n'Imana nk'uko turi kuvugana. Pasi, uvugisha ukuri, Imana ivuga iti? Imana iravuga rwose, iravuga mu ijwi nk'iri turimo tuvuga. Ahubwo se mbabarira umbwire, isa ite Imana? Mbwira nyine, wambwiye ko mwavuganye nk'uko. Imana, ndakubwira rwose, ntabwo Imana yirabura. Ntabwo Imana yirabura. Kuri rwose, uko niko kuri.
ntabwo Imana yirabura. Uwayibonye nyine ifite Imana ifite uruhu rwera, ifite uruhu rwera ntabwo yirabura. Hanyuma kandi buriya nanjye nkimara kuyibona nikanzemo ngira ubwoba, kuko yabanje kumbwira ngo nta muntu ndeba mu maso ngabeho. Ndavuga nti niko bimeze, ati ariko niba nta bwoba uri bugire ndakwiyereka, niba nta bwoba uri bugire ndakwiyereka. Ntabwo ndi bugire, iranyiyereka. Maze kunyiyereka narabugize pe, narabugize kuko iteye ubwoba rwose. Pasi, Imana nagira ngo unshushanyirize mu by'ukuri. Imana imeze nk'umuntu, imeze nk'umuntu, irasa n'umuntu, ifite mu maso nk'aho umuntu, ariko nanjye ntiyanyeretse mu maso hayo hose, yanyeretse igice kimwe, inyereka uruhande rumwe. Uko yanyeretse urugohe rwajyanywe n'umuyaga, rujyanwa n'umuyaga, ngira ngo urabibona uko bimeze. Ni ukuvuga ngo ikimara kunyereka yanyeretse uruhande rumwe n'urugohe rugenda n'ijisho rimwe gutya. Pasi, urimo urakitinga. Iyi ngiyi ni filime urimo ukina. Ibyo bintu ntabwo bibaho, uretse no kuba bidashoboka. Ntabwo mbyemeye. Ikinyemeza nanjye byarangoye kugira ngo mbyumve nanabyemere, ariko icyabinyemeje ni uko kuva tumaze kubonana nagize ubwoba, numva no kubaho ntibishoboka, numva no kubaho ntibyakunda. Hanyuma irambwira ngo humura wigira ubwoba, twabanje gusezerana ko utari kugira ubwoba, none se kugize ubwoba ntindabugize. Ati wigira ubwoba, humura wigira ubwoba. Pasi, nta kibazo wigeze ubaza Imana icyo gihe? Narayibajije, naranayisabye, uretse kuyibaza naranayisabye. Ikibazo wayibajije cy'amatsiko ni ikihe? Ikibazo nayibajije cy'amatsiko, narayibajije ngo ubundi warunze? Irambwira iti nari nkuzi, ndashaka unyereke uburyo warunze. Yarabinyeretse. Wagira ngo ikwereke uburyo yari ikuzi. Mu by'ukuri yakweretse ko ari ubuhe buryo yari ikuzi? Hari hashize igihe kingana n'imyaka nk'ibiri cyangwa itatu, igendana nanjye, ikorana nanjye, ariko ntabizi. Ubu tuvugana, izi sahu tuvugana, wowe urimo uramvugisha rwose, nkubwiye ko ubu umutwe wanjye Imana iwukoreramo isaha n'umunota, ntabwo naba nkubeshye. Ni nayo mpamvu nta bwoba ngira, nta n'ubwoba mba mfite, kuko nta kintu na kimwe gishobora kuba itakingejejeho. Nta kintu na kimwe, cyaba ari cyiza cyaba ari ikibi, gishobora kuba itakingejejeho. Hasi mu ruhe rwego? Ntabwo wabyumva. Gerageza ubinyumvishe, ni mu ruhe rwego? Ntabwo wabyumva. Ingero nazitanga. Nk'ubu nk'umuntu ashaka kungirira nabi, cyangwa se afite imigambi yo kungirira nabi, nshatse naza nkakubwira nti biriya bintu bireke, biriya bintu bihagarike. Hanyuma nanone mfite ububasha, ngewe uvuga ibi, mfite ububasha bwo kuvuga ngo Mana akora iki. Waba wabibwiwe n'iki kugira ngo uvuge ngo biriya bintu bihagarike? Waba wabibwiwe n'iki? Irabimbwira. Ariko ubu tuvugana ntabwo numva uburyo ibikubwiramo. Iraza mu nzozi usinziriye, iraza igaragara imbere yawe utaha, iraza igasanga wicaye mu nzu iwawe. Ibikubwira mu buhe buryo? Abantu bazi iby'amayerekwa cyane, ubundi Imana ibinyuza mu nzira nyinshi. Hari ukuvuga, nakubwiye ko twavuganye, iyo ibishatse iramvugisha, icyo ni kimwe. Hari uburyo bw'inzozi, nabwo ibunyuramo ikamvugisha cyangwa ikanyereka mu nzozi. Ubundi muri ibi by'abarokore cyangwa se abihaye Imana, iyerekwa ni iryo mu mutima, ariko iry'inzozi ni Imana irikora. Kabone niyo naba nanyweye inzoga nyinshi
nasinze ku buryo nagenda banteruye ikiri bunyereke irakinyereka ntabwo gihagarara ngo nuko nanyweye inzoga oya ntibishoboka. Pasi ndabona ikiganiro cyacu ari cyaba kirekire cyane twinjiye muri ibyo bintu cyane, ahubwo nagira ngo nkusabe ugire ikintu ubwira abakurikiye Sun TV Rwanda online aka kanya, ubabwire ku bigendanye n'iriya filime mwakinnye, unabasobanurire by'umwihariko ku bigendanye no role wari wahawe. Nagira ngo ugire icyo ubabwira abakurikiye Sun TV Rwanda online. Icyo nababwira cyo ikintu cya mbere nabanje gukora no kugira inama bagenzi banjye bakinnye iriya filime n'abayanditse, mbasaba ko biriya bintu byateguwe nabi, bikinwa nabi, bigaragara nabi ku gihugu no mu karere dutuyemo. Nabasabye ko batazongera gukina filime zimeze kuriya, batazongera gushutinga ibintu bimeze kuriya. Hanyuma kandi ntihazagire umuntu wongera gukina filime ngo umuntu azamushutinge amukamere agenda ashyiremo amakosa, ibintu narangiza agenda bishyire ku mbuga nkoranyambaga. Biriya bintu ntabwo ari byiza. Uretse gato mbonereho n'umwanya wo kugusaba ushutinze ujyanye iyi interview, mbonereho kugusaba pe, nigaragaramo amakosa ibi bintu ntabwo bizakugwamo. Nizere kandi ko ibyo utabikora. Ikigaragara cyo hari amakosa wigeze wumva twashyizemo? Oya ndumva ntayo, ariko iriya filime ya mbere nubwo nayo yari mbi cyangwa iteye ubwoba, yagaragayemo amakosa, gusebya akarere, gusebya umurenge, gusebya agace runaka. Biriya bintu nanjye numvise bimbangamiye rwose, ku buryo numva ntashaka ko biriya bintu rwose hari undi byazongera kubaho. Ariko mu by'ukuri mwebwe mukora iriya filime ntago ikiri ari cyo mwari mugamije. Mukimara kumenya ko muri guhigwa, mwabigenjere mute? Mwarijyanye kuri polisi, bagiye baza kubafata umwe kuri umwe, byagenze utubundi kugira ngo mwisange kuri polisi? Baje kudufata, inzego zishinzwe umutekano zaje kudufata, ariko baza no kudufata twari tubizi, kubera ko babanje kubaza inzego z'ibanze, bari abantu murabazi? Turabazi. Murabafite se? Barasanzwe bahari? Barahari. Nuko barabitubwira. Iyo tuza kuba dufite ibindi byinshi inyuma, bamwe bagomba gutoroka cyangwa se abandi bakagira uko bigenda, ariko twe ntabwo twagomba kujya, kuko igihugu ni icyacu, akarere ni akacu, aho dutuye ni iwacu. Ntabwo rero twagomba guhunga ko nta kibazo twari dufite. Niyo mpamvu nyine twageze naho twageze, bakatubwira bati mwakoze amakosa, ariko ibi bintu ntimuzabyongere, musubire mu mago, musubire mu miryango yanyu, ariko ibi bintu ntimuzabyongere. Ikintu gusa cyabayeho, niyo mpamvu nanababwiye ngo jyewe nakuyeho telefone, buryo bitanoroshye kugira ngo nongere gutunga itumanaho. Tukimara kuva aho twari twagiye muri icyo kigo cy'ingororamuco, jyewe aho nageze, aho nari ntuye, nahahuriye n'ingorane zikomeye cyane. Abantu barampiga, noneho biba bibi kurushaho. Barampiga bashaka kungirira nabi, banitabaje urwego rwa RIB, njyayo njya kubivuga. Hageze barambwira bati genda wandike inzandiko, uhere ku mudugudu, ku kagari, ku murenge, izi nzego zose na polisi ubandikire, ubabwire ikibazo kikuriho. Urumva mu mwanya nagakoze ibyo Imana irambuza, irambwira aho yabireke, tabikora, bireke. Pasi, reka iki kiganiro tuzagaruke dukomerezaho ubwo ubutaha. Reka nizere ko uri butwereke mu rugo, tuzagaruka tugusanga mu rugo. Sawa, murakoze rwose. Muzazi, inkuru zirahari, ibyo kuvuga byinshi birahari, kandi Imana iracyadufasha. Turacyariho, nta kibazo rwose, turacyariho, Imana iracyaturinze. Uzatubwira byinshi ku bijyanye no kuba waribonaniye n'Imana weho ubwawe? Nzabibabwira, hari n'amategeko yampaye, nzabibabwira. Hari umurongo ntarenga. Cyangwa Pasi wabimishe no kuba udatunga fone, ni namwe mu mategeko yaguhaye? Oya,
gutunga telefone byo ntabwo ari amategeko y'amahane, n'uburyo ni impamvu z'umutekano wanjye nabonaga utari kugenda neza, nabonaga utarimo kugenda neza, biba ngombwa ko nkuraho telefone, ariko izanasubiraho, ntabwo nzabaho nta tumanaho, izasubiraho, telefone nzayisubiza. Pasi urakoze cyane. Murakoze namwe bakunzi ba Sun TV rero, nkuko mwabyumvise kandi nkuko twakomeje tubiganira, uyu mugabo mwumvise byinshi mutari mwasobanukiye kuri we, yagiye atubwira byinshi. Reka mbibutse gukora subscribe, mbabwira no gusiga comment, kwako icyifuzo cyanyu ni itegeko kuri twe. Reka mbibutse gusiga comment, kwako iyo usize comment iteka niteka turarira tukavuga ngo abakunzi ba Sun TV Rwanda bakeneye iki ngiki, mukadushyira ku murongo tugomba kugenderaho, natwe ubwacu tukawubahiriza. Icyifuzo cyanyu ni itegeko kuri twebwe. Inkuru karindwi kuri kagenzi kako. Bakunzi bacu rero, reka twanzikira ahangaha tuvuga ngo naho butaha. Mugire amahoro y'Imana agume kubana namwe mwese mwe mwakurikiranye iki kiganiro cyacu, kandi mudahwema gukurikirana ibiganiro byacu. Murakoze cyane.